Cerebral Studio. Esala Simani bagiye mukora akazi neza ibyo bicuruzwa muragira muze tuzakorogana Tanzania mani iki cyumweru ndikirenge mani ndabona byatangiye no gushiramo okay rero nta kibazo Karibu. Ngo akarero mu bwoko bwaka nuko rero ari kirane washaka kaka ngo se sister we tarubonekire hanyuma akana kazaje kuri mu bicu ngo waruganga Sara henze nanjye ariko ntanze bitanga bine magana kana wa rusara ya nyuma kisana bila kundari feza no Salve Nacho Nakoze Imana kubana nanjye Imana ndagushimira nabyutse amahoro iki gitondo hari benshi bagiye Imana niwe ndabyutse n'umwuka amahoro mbyutse ndi muzima mbyutse Mwami Imana nta kibazo nari gikuba cyacitse ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Mwami burakeye ngiye kujya mu kazi ndakwinginze ubane nanjye umpumba abakiriya b'umugisha Mwami umpumugisha umunsi wose urinde n'abantu bose muri rusange ndetse n'igihugu cyanjye urakoze data kubw'ineza yawe ndetse n'urukundo rwawe nyagahora ku ngoma amen gatutse abaturage barahurura niba barayisonda umusazi gatutse ndagapfuta ibyo ndakaniga ahandi nakanaganitse hejuru kandi kuvuga ati mbabarira nayo tuzaduhura nzajya nirukanka Ashinze nzi ko umuntu urombora nabadi Yesu hari tazahiye Tinyuze igicisi Abraham kuzi ko nabitazahinda bigenze baranyibye abakozi banjye none se suribona ariko nakubwiye gute uburangare ugira sha bikosha ujumenya yuko iyi mari mba narunguye hasoni none se kumuvugisha ugasanga yaragone uriya mukobwa w'abana wamaze gutera inda urabona uzamutugisha nawe uzajya wibwira mu burangare abakozi bakwiye kandi uri mu burangare
Bambo muri ariko nasizeho umuntu nasizeho rwose nizeye ko ari ikintu ari bumfasha. Wese ikibazo aragaruka ari amafaranga ntabwo yagenda ngahera. Ariko sikutaza agaciro k'amafaranga sha. Ariko si undi boss murenga. Mwana cyo nange sindayare. Mva nyibwire gahunda kumuvuza. Kandi ari kumuzemeza. Nimbwira twumva. Ngo y'igihumbi cyawe. Igihumbi cyonyine. Umva ntabwo igihumbi gihe nakemera. Akira. Ari ni makeya. Akira nyine. Kuko ngo utanze akagwa. Umva niba ushaka kuranga ryawe ndimira. Kare ntabwo najya. Gakira rero. Fata nyine ndakongerana. Ntabwo nyemera. Fata ndakongerana. Ntabwo nyemera. Fata ndakongerana. Gahomereza. Sana. Kibaruwe. Akira. Ubwo njye yabaye dore nanjye. Nasi reba nanjye. Sisi igihumbi. Kare akira amafaranga yawe. Gakira. Okay, reka nkwereke. Gakira. Ugira ibanga. Ntacyo. Akirya ngura pe. Iriwe. Kuvuga ngo nshaka ko witera hano kandi witete neza. Narikoga niko rwose ugira ikibazo. Ndakwizeye rwose witete neza. Cyane nanjye ndizeye. Tutibagiwe gatoya nangahe se umukiriya. Wari kumbwira ko niwe ukidoda. Sibyo. Nuza gushima ntafu ari uri wingene. Ushobora kunca menshi kandi usanga ntayafite. Oya nta kibazo ntabwo ndi buguce menshi hano ntabwo duhenda. Tukingara mbwira. Gereranyije hano mu gihumbi hagati yanjye nayo ndi gutura. Igihumbi nta kibazo windotera Murakoze cyane. Akwitonde. Banyita Eva. Eva. Nyine papa urabona ko maze kuba umuntu mukuru nyine mama yanabimuganijeho ntandifuza kuzana umugore nyine koresha hano uri umugabo ugomba kuvuza ijambo ry'abagabo ku myaka yawe nuko umeze urasa nakora ko utenya nazanye umugore aho so ugira ubizi biterwa n'umva uri kumwiga muceceka ngaho urasa imyaka yazanye umugore umukobwa bambaye imyaka nakuze umwana kugira umushinga umusaza ntabwo uzatuma ntavana y'ugukurikira erega nawe umuntu mbona badafata kugereranyije nyine ikibazo urarenga cyane niyo mpamvu ugera bizabera hoye ndetse nabona umuntu ufite ugaragara nka mwanga mama hanze hari izuba ryanyishe amasinzira kimeze nabi ariko siko mbonye ko nkunda koko ndagukunda pe cyane kuri kwibana ni ukuri reka mubwire buriya wanejeje umutima wanjye yego wambereye umuti w'umutima wanjye neza 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 aho waryoheka kubeshya ndagira ndakubeshya rwose umbereye igisubizo cy'ibibazo byose nari mfite kuva ngikubona buriya umutima wanjye wahise ukunezera aya shere nta makabya nkuru buriya nagaragaza ingororero yanjye cyane ukuri rwose uramunda koko cyane cyane ikindi rero ubu ngubu ngira ngo witegereje mwitegereje nta rero ariko
nyine kimbabaza nuko ubu njyataje nyine dore nahangaha ugiye kuba ahangaha ni iwawe niho hagiye kuba iwawe ubu iyi nzu ni njyewe waza nkayicaramo none wari uzi ko hari undi ni ukuri rwose iyi nzu tekereza umudamu nkanjye umukobwa mwiza nkanjye ko nanicaye muri iyi nzu reka niyo mpamvu nyine imana nawe yakumitiyemo ariko kandi koko ntatareka mu bw'isukuri wagira ngo wariremye pe ahesha rero myanya tumaye yize sawa oya ni ukuri uzi ko yagira ngo rero naratanze komande ku mana we twaganiriye byinshi nibagirwa kukubaza izina kumbwira izina ryacu izina se ntabwo teta nzagutetesha nawe se mwebwe yewe njye nitwa Gakire ushabira na sasa iryo zina rya data na mama aho umwanya wose wabwanga ikibazo ndagushimira nawe wumva iriya zina niryo data na mama banditse byahise twumva ko ni no mu ijuru bararyubahirije noneho ujye kumusaba sibyo murakoze cyane sawa cyane nanjye nagukunze merci bakurikiza meze neza sinera byose niba badahurira urumamagaye nanjye turi muri gahunda nyinshi bitaga cyane ndabona icyapa kikumereye nabi ndabakusanyije ariko sanira nakunda kubera Gakire nabonye wa mwana urukundo ruba mureba dusuje rero kumugoroba nabonaga Eva ni karibu hano mu rugo iwanjye nyine urugo rw'abasibateri nuko ruba rumeze wisange ariko nk'uko nabikubwiye Eva ariko ndabona nta kintu hatwaye hameze neza haranatuje cyane ntabwo ko ari aho umusiribateri Eva ikintu nshaka kugusaba ndakumva mbere aho utaranyibagiza umumagaye cyane ni amahoro ko wamagaye cyane byihutirwa nawe narakudodeye nabi se Eva ntabwo wandodeye nabi wandodeye neza cyane byarananshimishije ariko hari ikintu nshaka kugusaba Eva urakinyemerera ndakumva cyane Eva wifuza kuba mbere umukunzi umukunzi aka kanya se Eva uri umukobwa mwiza ikindi urasenga kandi nifuza ko niba uri umukobwa mwiza ukaba usenga nifuza ko wambera umukunzi sibyo Eva ndashaka kukubera Davi uranyemereramo gakeya nanjye mbanze nkubwire waba warabitekerejeho cyane bihagije ibintu byiza kuko ndanasenga ariko wampa igihe nanjye nkabitekerezaho gusa icyifuzo cyawe cyemejwe ntabwo navuga ko nagiciye amazi ahubwo nagishimye n'ubundi kugitekerezaho ndakumva igihe nta kibazo ndakikwemerera sibyo ariko basi igihe kinini sibyo niyohereza basi kandi nakubwiye ko icyifuzo cyawe cyemejwe nanjye ngiye kubitekerezaho byihuse yego uzansubize vuba sibyo nzagira vuba rwose kandi urakoze cyane ntunyishyure twaganiriye tuganira byinshi ariko hari gahunda yo kukubwira umusozi ni ukuri ko mfite amatsiko se na nyine mubwire iki
harimo akana kanjye harimo urubuto rwanjye Imana ishimwe cyane rwose ndabyishimiye uburyo ntawe utarakwishimira ukavana ibintu tugiye gusaba kunguka sheri ntabwo bishoboka rero ibyo kubana ahubwo hari ikintu cyiza ngiye kugukorera kandi kizakunezeza umunsi yose ngiye kugushingira aka bizinesi nako bizinesi iremereye izagushimisha ngenda gushingira farumasi iheranye n'ibyo wize yesi Ese ni ukuba tuzaba turi ku munsi ndagugenda gukodeshereza ahantu heza wishimiye hazagushimisha n'umutima wawe ukagushimisha nk'uko nawe washimishije ntabwo ari byo ni byiza kuko byinshi bifite umugore ese gutabimbwa imbere yawe oya wigira ikibazo ikibazo se cyaba gute igisubizo kirahari igisubizo cyo kumudeshereza kugira ngo urugo iwabo haba bizabaho neza wakongeraho nka tese ariko kansubiza no mu gihe nta kibazo ari wanjye wezamu ikonya kuzamukirwamo n'abazimu b'iwanyu bakuzindukira unyabiza zamuzamu ndi uwaswo mbese bitaye kose ku kibu burimo bigira biri urashaka iki hano ndashakana narahubwo arahari wamuzanye se kajya nkugurira isigara ariko kireka kuzuza insakuriza ibyo ntabwo mbikibaza ahubwo banarahari nawe uhari anarahari ariko abakire mwabaye mute ariko se wagireka gupanika ibintu hakugurira n'akantu ndabyemera ariko si wabinkangisha ntabwo kunyura sinywera ya uje kumagiraho ubu uvuyeho ngaho inkoko wayini wihe wamara kubona wujuje umutiba ukaza utitiba uje kureba zamu kugurira akantu ariko tugenda gakeya ngaho za narahari utuse natwemera za nadisha ibyo ni ibiki ufite momo nari ariko n'ubutaha naje we nta kibazo n'ubu sawa neza isa wow none se amakuru ni meza y'ibintu zisa iminsi myinshi ibiti myinshi ana karame ntabwo kamusuhuze ko numva uburyo mushubuje bihagije nta kibazo ntabwo bihagije cyane nk'umuntu nkunda cyane rwose oya kuri njyewe ndumva bihagije ana karame nagira ngo nkwibutse yuko ari wowe mukobwa w'inzozi zanjye numva wazanjyana mu gituza rwose sibyo se ati James umubyeyi kangahe ko mfite umusore dukundana no please ana karame mbabarira nyumve oya James ntabwo umusore dukundana namuhemukira none se uwo musore azakugurira imodoka azakugurira se
inzu nziza hariya. oya ntabwo nakunda n'umusore papa yampitiyemo ngo ni uko ngo afite imitungo. James nakubwiye kera ko mfite umusore dukundana kandi nkunda ntamureka. Njye ntabwo byashoboka. Ntabwo oya ase uvuze utankoraho ntabwo wambwira. Papa wawe ufitiye umugambi mwiza sibyo? Ni ukugira ngo imitungo yanyu n'iyiwacu tubihuze bikomeze bijye mbere. James nega amatwi nkubwire, papa mfitiye umugambi mwiza ndabizi, kandi papa aranankunda pe ntacyo atankoreye, ariko papa nawe nyiri umwana ntabwo ari we untoza gukunda umusore. Njye nahisemo mfite umusore unkunda kandi nanjye nkunda. James ntabwo namuhemukira ngo nkurikire imitungo. Njye nahisemo pe kandi ntabwo urukundo rubatirizwa icyo nacyo kimenya. Amabara y'ukanyumva ko aya James ntabwo byakunda.